Zaburi y'150, ngira ngo niyo zaburi, nicyo gice gisoza igitabo cya Zaburi. Hafite imirongo 6, ndagira ngo tuhasome hose. Zaburi y'150 haravuze ngo mushimire Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Mushimishe amajwi, mushimishe ijwi ry'impanda, mushimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, mushimishe ibifite imirya n'imyirongi, mushimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga. Ibihumeka byose bishima Uwiteka. Amen. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Abantu tutaziranye, nitwa Aniseti niyo mugabo, ndi umukristo, mbarizwa ku itorero rya Remera kuri paruwasi. Abantu ba Kabugavire ndabizi neza ko tuziranye, ubwo twibwiraga abashyitsi. Ntabwo ari ubwa mbere, nkunda kubivuga, kandi nitugira n'umugisha bishobora kuba atari n'ubwa nyuma. Imana ishimwe. Dusomye igitabo cya Zaburi. Zaburi ni igitabo abantu benshi dukunda gusoma, ni n'igitabo cyorohera abasomyi. Hanyuma ni igitabo kirimo amagambo menshi mu buryo bw'indirimbo n'amasengesho. Twebwe tugifite mu buryo burimo ibice byinshi bigeze mu 150. Burya abayuda bo bagira n'igitabo cya Zaburi ya Yona, bagira ariko iyi Zaburi dusoma bayigira mu bice 5. Nimureba muzasanga natwe hari aho igenda ivuga ngo igice cya 4, kandi tugeze mu bice runaka, sibyo nje kubigishaho. Hanyuma Zaburi mu magambo make umuntu ashobora kuyita igitabo cy'ububiko bw'amasengesho. Hari amasengesho mu buryo bwo kuririmba, barabivuze ngo uririmbye abasenze kangahe? 2. Hari n'amasengesho mu buryo umuntu avuga yizirikanye ku giti cye, akavuga ibimubabaje. Hari n'amasengesho dukora mu buryo bwo gusabana cyangwa kuganira n'Imana. Byose ni ugusenga, kandi no kuganira ijambo ry'Imana nk'uko twariganiriye ni ugusenga. Zaburi rero ni igitabo cyanditswe n'abantu benshi, cyitwa kimwe cya Zaburi, kuko abo bantu bose banditse Zaburi bahurije ku magambo yo mu njyana imwe. Reka mbyite gutyo. Nubwo bazishyira mu byiciro runaka, izo gushima na Zaburi zo kwibutsa, sinza kuhatinda naho kuko ndagira ngo tuze kugera ku ntego. Iyi dusomye rero ni Zaburi yakorerwaga, cyangwa ni Zaburi yari itegetswe kubera mu gace kamwe. Wayanditse yaravuze ngo muhimbarize Uwiteka mu isanzure rye ryera. Hari Zaburi rero mu buryo bw'indirimbo zitaririmbirwaga inyuma y'umurwa wa Yerusalemu, bikaba ngombwa ko baziririmbira ahantu hamwe gusa. Baziririmbira i Yerusalemu, hakaba indirimbo zari zo mu iteraniro rusange, hakaba n'indirimbo zaririmbwaga n'abatware b'abaririmbyi. Simpatinda naho. Iyi Zaburi rero isa naho yabuzaga abantu kugira icyo bakora batari mu isanzure ryera ry'Imana. Abantu benshi iyo tuvuga isanzure, abantu ntibumva icyo ari cyo, ariko ndaza kugeragezaho gatoya. Isanzure ry'Imana ni irya mbere. Icya kabiri, hari isanzure rero Imana yaremye. Isanzure Imana yaremye rihuriwemo n'ibintu byinshi, ririmo imibumbe tuzi, abize geography kera bazi ko ari 9, abaheruka yo mu minsi yashize bazi ko ari 13, kandi abatibuka ko igenda ivuka ntibaramenya ko imaze kuba 26.
ni imibumbe igenda iba myinshi, hanyuma hahurira ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo hari isanzure ry'umuremyi, hakaba n'isanzure ry'ibiremwa. Ibiremwa rero harimo ibiremwa twebwe geographically cyangwa biologically tutavuga ko ari ibinyabuzima. Hari icyo twita ibinyabutabire, abashimisite barabizi. Hakaba n'icyo twita ibinyabuzima. Ibinyabuzima ni ibintu biba bihumeka. Iyo tuvuga rero isanzure ririmo ibiremwa, ni isanzure rihuriwemo n'imibumbe myinshi muzi, ndaza kurigeramo kuko ndaryitiza. Hakaba rero ikindi cya gatatu, Zaburi iravuze ngo mushimire Imana iby'imbaraga yakoze. Imana ishimwe. Wandikiye Abaroma 1:20 yavuze ku bitaboneka by'Imana, aravuga ngo nibwo bubasha bwayo, ngo kuko bigaragara uhereye ku kuremwa kw'isi. Uburyo Imana yaremye isi, ndagira ngo tuze kuganira. Imana ifashe mu nyumve, ndabizi muri mu mwuka, ntabwo mwabura kunyumva. Urebye uburyo Imana yaremye isi, ikabiriho ku buryo n'abasiyantifike batazi inkingi nibura imwe ifashe isi. Ku buryo abantu benshi baratubwira ngo ibicu nibyo bitanga imvura, sibyo ra? Barangiza bakadushushanyiriza isi nk'umubumbe. Burya isi ntabwo iteye nk'umubumbe, ahubwo umubumbe ni urugendo isi ikora. Abantu benshi nyine bazi ko isi iteye ityo nk'umubumbe, ariko si nk'umubumbe. Impamvu ya mbere ni uko imvura igwa mu isi itava mu isi. Amen. Sinshaka kubarushya, ibyo sina ngombwa ngo mwese mubyumve. Nshaka kwivugira ku by'imbaraga z'Imana kugira ngo tugere ku ntego twasomye. Imvura itangwa n'ibicu. Hari abantu bavuga biology ihera hafi, cyangwa na chimie ihera hafi kuri evaporation, bakatubwira iby'umwuka uzamuka ugahura n'undi ukongera ukamanuka uri imvura. Ariko waje mbere wari uturutse he? Kuko siyanse igenda ihakana imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu nifashishije iri jambo kugira ngo turyinjiremo. Hanyuma isanzure ry'Uwiteka rigaragaza imbaraga no gukomera kw'Imana. Aya masanzure yose agaragaza Imana, ariko hakaba isanzure rya gatatu shaka kuvugaho, ari ryo sanzure ryinjira mu rindi kugira ngo dukorera hera h'Imana. Umuntu nawe ni isanzure. Umuntu ni isanzure kandi riba mu rindi. Abize biology barabizi ko umuntu agaragara ahantu habiri. Umuntu uboneka muri kureba, ariko hari n'umuntu uri kuvuga ibyo aniseti yumva, aniseti w'umubiri akabisohora. Hari ibyumviro, sibyo? Hari ibyo twiyumvamo. Imana igira isanzure ibikamo uwo muntu wo mu bitekerezo, umuntu uteye atyo, umuntu umeze atyo. Sintinda kuri uwo muntu, si cyo nshaka kwigishaho. Umuntu nawe ni isanzure, kuko ubu turi hano turi kumva ibintu bitandukanye kandi turi kumva ikintu kimwe. Abantu bumva mu buryo butandukanye, ariko kandi iri sanzure ry'umuntu nyiraryo niwe uritezamwo akajagari cyangwa akarikoramo isuku. Hari isanzure ry'umuntu rishobora gutuma umuntu ajyamo ukishima, umuntu muri kumwe ukajya kubona ukabona arasetse, cyangwa ukajya ukumva umuntu mwari muri kumwe ari imyoje. Burya aba yakoze urugendo rurerure mu isanzure rye, personality. Hari igihe umuntu agenda mu kirere cye, wajya kubona ukabona arasetse. Sinzi nagatekerezo niba byaranabayeho, simbizi, numvishe babivuga. Umugabo wari umukonvayeri aryamiye mu gitondo, arangije afata uwo bari bararanye amuzingira mu ishuka. Amaze kumuzingira mu ishuka arasohoka ngo sigara ku muhima. Sigaraho. Yumvaga ari umuzigo apakuruye. Hari isanzure ry'umuntu mwese murarizi, muritembera kenshi.
iri sanzure riberamwo akajagari kenshi. Ni abahanga bake bagira IQ, urugero rw'ubwenge n'imitekerereze, bikontorora mu nzozi. Bijya bishoboka ko umuntu ari mu nzozi yibwira ko ari kurota kandi koko ari kurota. Bijya bishoboka. Hari abantu benshi Imana yatweretse imbaraga zabo n'ubusabane bwayo n'Imana byakorekeye mu nzozi. Muzarebe Salomo ajya gutamba ku kanunga gasumba utundi tununga i Gibeyoni, ntabwo yabonanye n'Imana face to face, ahubwo Imana yamuziye mu nzozi. Salomo kuko ahagaze neza mu mwanya we, imubwiye ngo mbwira icyo ushaka, yibuka ibyo yibwiraga akiri maso. Noneho tutangiye kugenda naho gato. Yibuka ibyo yibwiraga akiri maso. Salomo usinziriye aracyatekereza gusaba ubwenge akeneye anakanuye. Abwira Imana ngo ngusabye ubwenge buzanshoboza guca imanza zitabera. Imana irebye iravuga ngo icyo nicyo nshaka mu Bisiraheli, ubwo uzaberaho kugisohoza. Salomo nguhaye n'ibindi simbi developa, murabizi. Iramuga ngo nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka, uzatunga nkawe, tubyemere ko ari we mukire wa mbere ku isi. N'uyu munsi hagize umuntu ukora ikosa akicara ku ntebe Salomo yicaragamo, ntekereza ko guverinoma y'igihugu arimo yaterana ikamuca. Rwego rw'umuvunyi rwamusura. Salomo niwe wenyine wicaye ku ntebe y'izahabu iteretswe ku mahembe y'inzovu, akagira inzira itunganijwe y'amazahabu yerekeraho, harakarisha isahani y'ifoke, plutôt isahani y'izahabu n'ifoke y'izahabu. Salomo niwe muntu wajya gurya neza, akabaga udutungo tugufi ya 300, akabaga amapfizi 100 ku munsi, ku buryo yambaraga umwenda ukoranye umubavu, yahagarara bakamwumva na oderi iryoshye. Mu gitondo akabyuka anyura ku 20 mu marembo ye y'icyumba, hahagararaga abagore 80 ibumoso 80 iburyo, buri mugore akajya amutera ku mubavu ukomoka iwabo, akamusprayinga ku mubavu uturuka iwabo, kandi akamubwira ijambo ritandukanye n'iry'undi, imitoma ya buri gitondo 160. Uyu mugabo yaraguwe neza, mu byemere ko kubwirwa neza bitera umutima kugubwa neza. Mujye mubyemera, tuba dukeneye abantu batubwira neza. Imana ijye iguha umuntu utagukomeretsa mu izina rya Yesu. Ntabwo nshaka kwigisha kuri Salomo, sinawe nshaka kuvuga, ariko kugira ngo Imana ihinyure byose yiringira, yaragiye yanduza imitekerereze ye. Hari abantu batazi ngo Imana ihana Dawidi kubara ingabo yari imuhoye iki? Nk'umwami. Kandi ikindi cya kabiri, Dawidi ntabwo yari umwami w'umusivili, yari umwami w'indwanyi, umusirikare uri trained, yaratojwe. Mutagira ngo yateye Goliyati ibuye apfa kuripima gutyo gusa atararyize, yigishijwe na bene Benjamini. Dawidi rero kuzunguza ibuye akaritera yarazi icyo ari gupima, yari umusirikare ufite target mentioning mu cyico. Dawidi yarazi kurwana. Rero ntabwo wambwira ngo urama kuyobora batayo ntazi umubare w'abasirikare mfite, ntabwo bishoboka. Nk'ingabo, nk'umwami ushaka intsinzi, uzabanzi be, ibanga rya mbere ryo gutsinda urugamba ni ukumenya intwaro ufite no kumenya abo urwanana nabo batojwe ku ruhe rwego, hanyuma amakuru na discipline ubitoza bufite, kandi amakuru yashakira mu bahari. Ntabwo rero yari kugendera ku bindi atabaza ingabo, ariko isanzure rye, imitekerereze ye mu Mana irangirika, ashakira intsinzi y'intambara y'Uwiteka mu bwinshi bw'amaboko y'abarwanya afite. Imana iramubwira ngo ubwo ubaza ingabo ugira ngo ubwinshi bwabo nibwo bugutsindira, ngwino nkubwire, ngwino hitamwe ibintu 3. Iramukatira, ramwe ati ibintu 3 ngukatiye urwo gupfa, ariko wowe mu buryo uri bupfe witoranyiriza inzara, mugiga cyangwa ababisha bawe. Byose yumva ni igitutsi, arambarara imbere y'Imana, arabwira uti nsinda hano kuko nunyica ndapfa njyenyine, ariko mugiga nuyiteza igihugu iramara abaturage.
hanyuma abanzi bacu batuboneho urwaho. Intambara, amaraso y'ubwoko bwawe azaba yandagaye, yabayemo imigezi atemba, ibyo nabyo simbishaka. Inzara nabwo iratera ababyeyi kongera kururutsa abana babarye, kuko si ubwa mbere bibaye. Arangije abwira Imana ngo ninjye gikenya cyawe, reka nkugwe imbere. Utagira undi muntu ubihora, ninjye nyicira hano, ngewe nawe rurangire, nta nuzi habari, pfire hano. Imana iramureba ngo ahantu uri nta muntu ujya uhagwa, nta muntu ugwa aho hantu, wowe uri gusabira kugwa. Imana ishimwe. Kubera iki? araho agomba kuba ari. Najyaga kukuniga nkakwica iyo ugumayo, ariko kuko uzi ibyo wakoze ukanatinyuka ukaza. Mumbabarire, ntabwo ari ukubashuka n'abaje sinjye wabararitse, ariko aho kugira ngo ukore icyaha ugume hirya iriya, hungira ku Mana uyibwire ngo ndaje, ngwino ntacyo, ngwino yo ntiyagire umuntu uguhabura. Nubwo bereko bakabishyira ku migaragaro, ariko urubanza rw'Imana iruca bucece, ituburanisha mu ibanga. Humura, ntabwo ijya idukatira ngo ibibabwire. Juza n'Imana y'imbabazi n'ibambe. Fite ibambe ryinshi, fite ibambe ryinshi. Niba ari ikintu Imana ikungahayeho ni imbabazi. Imana irakize, iri very rich ku mbabazi. Imana ifite imbabazi, kandi izo mbabazi zayo niryo tandukaniro ry'Imana zose zabayeho. Izindi Mana zirica, zimaraho, zirakindura, umujinya wazo ntujya wigarura. Yesu yahagaze i Getsemani areba Gorigota, aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Yarebaga umujinya, uburakari, inzika n'inzigo Imana yatangiye kuva mu gihe cyo kwa Bamaraki na hehe, byose icira mu rwabya. Icyo isezerano rishya ryise igikombe ni urwabya rw'uburakari rw'Imana. Aravuga ngo kindenge niba bishoboka. Umutima w'ubumana urongera upushinga Yesu, urongera uramusunika. Yesu yumva umurimo wamuzanye nuwo kutunywera kuri icyo gikombe. Atunywera kuri icyo gikombe, yumva nicyo kimugenza kutunyweraho. Yumva ikimugenza ni ukutunywera ku gikombe. Aravuga ngo uburakari bwa data ni njye ubuzi, umujinya wa data nzi urugero rwawo, uburyo yica ndabizi. Aravuga ngo kuko ndi ikinege cya data, ninjye uri kominike nawe. Ninywa kuri iki gikombe ntabwo anyica iteka, aranzura nongere mbeho. Aravuga ngo ariko abandi umujinya wa data wabamara, umujinya wa data wabamara. Aravuga ngo reka nkibanywere. Yesu aravuga ngo bize kuba uko nshaka. Bye kuba uko nshaka, ahubwo data wowe bibuko. Bibere y'igihe Burayi iravuga ngo binsohozeho nk'uko naje mbigenewe. Ubisoze kuri njye ngo kuko naje mbigenewe. Oh, aha hantu Yosefu yaguriwe, ahantu yaguriwe, mwebwe mwagize ngo yaguzwe rimwe. Reka da, yarabanje atabwa mu rwobo, aza gukurwamo, agurwa n'Abishimayeli. Abishimayeli barongera bamugurisha no kwa Potifari. Urugendo rwose yakoraga, aha hantu hose yanyuze, narahanyuze ndahazi. N'uyu munsi, n'ukuri n'uyu munsi, ntabwo ari ukuvuga ngo ejo cyangwa byarahindutse. N'uyu munsi ni habi. N'urugendo rw'ubutayu,
byonyine mu butayu ntibyemewe ko hari umuntu uhanyura aboshye, kuko mu butayu ubutangira warimbye. Ntimureba gutya nambaye, ntabwo nagenda ubutayu ngo musoze nambaye, ntabwo bikunda. Utangira ikoti urikuraho, ukumva ufite imbaraga zituma uhanyura uritwaye mu ntoki, hakageraho ugera ushaka ikintu gifatika. Itangira idafatika, ishaka ikintu gifatika. Iyo ukugezeho rero, serwakira yo mu butayu iraguterura ikakumanika ku gasongero ka rya vumbi mujya mubona, kugeza ubwo iyo igenda irangira iraguterura igakubita hasi mu butayu. Ni ahantu hatari amazi. Noneho hanyure, Imana yaravuganye nawe, uhanyure ugiye mu masezerano kandi uboshye amaboko. Dore igitangaza, Imana ni igitangaza. Umuririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, aravuga ngo hose niko harushya umutima, ngo ariko njya nsaba Uwiteka nawe ntatinda. Shimiye Imana ijya ibana natwe mu makuba yacu ya buri munsi, Imana ibana natwe mu mubabaro wa buri munsi, mu ijoro ry'umuborogo ntijya iduta. Imana ishimwe. Nageze aho bita kuri Kufu, nashakaga kumenya amateka ya Bibiliya bita Sebutsuwagiti. Narayikurikiranye kubw'impamvu z'abagabo bayanditse. Abantu benshi ntitubyemeranya. Ni abagabo boherejwe n'uwitwaga Alexandre, muri histoire mwabize mubita Basebutangirosi. Nashakaga kumenya, n'uyu mwanya ndacyarwana nabyo, kumenya uburyo umuntu w'umubiri abana n'Imana y'umwuka. N'ubu ndacyarwana nabyo, si uko ntaramenya icyo twaganira, ko n'ubundi shaka ko tubivugaho tugahita dusenga ndabisorezaho. Kuko hari ikintu baduhishe. Enoke yabanye n'Imana, Enoke akajya avugira mu mubiri, Imana ikumva mu mwuka, Imana yavuga mu mwuka, Enoke akumva mu mubiri. N'uyu munsi niko abizera tubana n'Imana. Ariko kubera iki abantu benshi tuvugira imbere y'Imana ariko tukava imbere yayo tutumvise ivuze? Sinze kubacanganyukisha, nshobora kuba mfite ikibazo. Nshobora kuba mfite ikibazo, ariko sinjya niyumvisha impamvu, sindiyumvisha impamvu njya mvugira amagambo menshi imbere y'Imana, ariko njyewe nkava nta na rimwe ryayo numvisha. Ibyo bintu ntabwo mbikunda. Ntabwo mbikunda. Hari n'igihe njyewe njya imbere y'Uwiteka nkayibwira nti nshaka gusengera hano, ariko wareba ugasanga umugabo witwa Yakobo araryamye kwibuye gusa kuryisegura, marayika ahise akingura ijuru, Imana ihagaze mu marembo y'ijuru. Hakorewe turu mwebwe mudatekereza ngo abamarayika baramanukaga bakazamuka. Yari koruteje nyine, nk'uko ahantu perezida ari hari abantu bahakrosinga. Imana yarahagaze, Yakobo akajya abona riri bamanuka bazamuka, urwego ruvuye mu ijuru rugera inaha. Uziya ngo apfuye, Yesaya abona intebe y'umwami Imana. Hezekiyeli nawe ngo yerekwe Imana, abona ibizima kuntu bigendera mu muringa ukubye w'umuteke biguruka, abona igisobanuro cy'imibereho y'abamarayika, areba ukuntu bigurukira hamwe, ngo amababa amwe bikayatwikiriza mu maso, ngo ayandi bikayatwikiriza ibirenge, ngo ayandi bikayagurukisha. Hanyuma ni seti nasenga niyirije ubusa, mfite DNA y'amaraso ya Kristo Yesu, ngo nkabona umurozi ngo muturanye, ngo abagambanyi bakuvuga. Ibyo ntibisaba kwerekwa kwa Cinara Yesu. Ntabwo bisaba kwerekwa. Ibyo ntibisaba kwerekwa. Kubona umuntu utaba mu mwuka bidusaba kujya mu mwuka. Indyaryo urayireba no mu mubiri ukayimenya. None ubu ni ngombwa twebwe tujye dusenga dushaka kumenya indyarya kwa Cinara Yesu. Twibonera Imana mushumba. Umugabo witwa Daniyeli arapfukamye ari gusenga, immediately agipfukama Imana yohereza ibye, irabyohereza. We arashaka ko biza akabyakira.
arakomeza aratitiriza kugeza ubwo amasengesho ye agiye mu bubiko bw'amasezerano mu ijuru. Amasengesho ateza akavuyo. Imana yumva ko hari umugabo uri gusenga asaba. Imana irebye iravuga ati mubuzwa n'iki kumugenderera ngo mumusubize? Marayika aravuga ati ariko Uwiteka afande twarabimuhaye kera, byaragiye, ahubwo sinzi impamvu ari gusaba, kandi nubwo atabifite ariko ari gusabana umutima unyuzwe. Ntabwo yabigaye. Ibyo ari byo byose reka ndebe impamvu. Isengesho rimanura marayika mu ijuru, amanurwa no kureba impamvu Daniyeli akiri gusaba. Atansiyo, marayika asanga Daniyeli ntabwo yari mu kirere kimwe na marayika. Ibi bintu ntibubyitiranye. Asanga na Yohana ntibari mu kirere kimwe. Marayika iyo ageze mu isi ntabwo aza mu mwuka, ahagarara mu buryo bw'umubiri ku buryo umuntu w'umubiri amureba akamumenya. Ariko amugezeho Daniyeli ntiyanikangura, ntiyanavuga ngo ninde turi kumwe, kugeza ubwo amukora haramubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, guhera igihe watangiriye gushishikarira gusenga kwawe kwarumviswe. Aramubwira ngo manuwe no kukubwira ibyawe aho biri. Aramubwira ngo byari byaranyazwe ariko ndabiguhesheje, muzasome murebe. Ibi twebwe dusenga twafashwa tugasohoka, Daniyeli yanze kuva imbere y'Imana. Iramubwira ngo mva imbere. Iramubwira ati genda. Daniyeli ati hoya, mbwira n'iby'imperuka uko bizagenda, hari ibindi nabonye. Aramubwira uti mbwira. Iramubwira uti Daniyeli we nkubikiye ubugingo wowe igendere. Uti hoya, mbwira bizarangira bite ko nabyeretswe. Iramubwira uti bumba icyo gitabo. Ku buryo umuntu asenga Imana ikakubwira ngo bumba. Bumba naho uramara 3 ini ngahe. Nigeze nakotsora njya mu makoro mu Ruhengeri, njyayo njya gusenga makubita iminsi 3. Umunsi wa mbere nari ndi gusaba akantu kamwe, nukuri nari ndi gusaba Imana ubwenge, nukuri nta kindi cyifuzo nari mfite. Ndapfukama ijoro rimwe n'amanywa ririhirika, ijoro rya kabiri n'amanywa riba rivuyeho. Hari umugabo wari uhayoboye mu buryo bw'umutekano, nari namusabye kuba mpari, nabimubwiye aza kundeba nzanira je, arambwira ngo ndamwaneho ya nta gahunda yo kunywa. Mu gitondo rero azana n'akana k'akanyamasengesho, karangije karambwira ngo wamupfapfa we, ngo va imbere y'Uwiteka ugenda ureke guteza akavuyo. Ndamwe se habaye iki? Arambwira ngo uri gusaba ubwenge ubwo wahawe ubukoresha iki? Ubu hari ibintu bitakinsaba gusenga no gutekereza cyane. Ntabwo gutsinda icyaha bisaba imbaraga nyinshi z'amasengesho. Ni ukuri bisaba kuba ufite umutima uzinutswe ibyo byaha. Ntabwo gutsinda ibyaha ntibisaba gupfukama ngo 7 ngo 6 ngo Mana mpa imbaraga. Kuki utarasaba imbaraga zo kurya ibuye rya radiyo se? Kuki utarasaba imbaraga zo kunywa uburozi butica? Urabuzi kutabunywa, waraburetse ntiwabwihaye. Burica nyine, turabizi ko bwica. Kureka ikindi kintu kigukenyura kigakindura ubugingo ngo bigusabe gupfukama ngo Mana numpa imbaraga. Abanyarwanda bo turi n'abana beza. Umunyarwanda umusomera Bibiliya akakubwira ngo nsobanurira, wamusobanurira ngo nsengera, wamusengera ngo nyiririza ubusa, wamwiririza ubusa ngo nzamukira umusozi. Nuko bateye, kandi byose babikora bakubwira ngo turahuze. Nta mwanya, ku buryo usanga buri kantu kose tugakora. Hari umwana numvishije mu tuntu two hanze aha ngaha dukunda gusetsa natwo tujya tubaho tukaba tuzima turuhura umutima, ariko uvuga ngo Abanyakigali n'abahatari ngo byose bagenda gahoro, ngo ku buryo no guhunga imodokari mu muhanda ngo bayihunga gahoro. Ari urupfu. Nukuri mureke mbabwire akantu Nebukadineza yasabye aba bahungu i Babuloni, kari akantu koroheje cyane. Nyuma yarabinginze arababwira ati nimwongera kumva ya majwi, mwe mukumva inanga, mukumva amababura n'ibindi, nimwongera nyine kubyumva, mu yandi magambo mwabyumvishe muranegirije. Ariko ndabinginze bahungu banjye, murabizi mu government turabana, tujya tubana mu nama mu parliament, ariko noneho ndabasabye nimwongera kukumva, sibyo
ntimunsuzugure mwebwe mwiyubararire gusa sakoze nimukumva ntigahita karangira mwebwe mwubarare gusa nimumara kubarara mwubaruruke mwigende mukiri hari iki aka kajeste konyine ikintu bashakaga nuko imitwe y'aba bahungu itagumirye kumanuka gutya byonyine ibi gusa. Hari uburyo rero abarokore babyeza bakavuga ngo umutima ngo buri gusenga. Jangira abantu twabanye mu musikiti bamwe byabanje kubagora, hanyuma umuntu akajyaza akambwira uti nzaba ndi gusuduja ngo ari ku mutima ngo uri kuri Kristo Yesu. Niba ari ikintu Imana ikunda umuntu uraho agomba kuba. Shadraka, Meshake na Abedenego akibabwira ngo mwebwe mukorako, baramubwiye ngo nta gituma tugusubiza iryo jambo mwami Nyagasani, niba ari ibyo Imana dukorera ibasha kuturokora. Ariko naho itadukiza amaboko yawe, nta cyatuma twubararira ibyo bigirwamana wakoze. Reka ngaruke ngere ku ntego nsoza. Umuntu nawe ubwe nisanzure. Dawidi kuvuga ngo nisanzure ry'Imana ryera, yarazi ko ahantu bashimira Imana bakayiramiriza bakayiririmbira, yarazi neza ko nta mupfumu ujya ugerayo. Yerusalemu, Isiyoni, nta muntu wajyaga aharaguriza, nta byaha byaberagayo, hari mu cyanya cy'Uwiteka. Hariyo byinshi bitari ngombwa kubivugaho. Aravuga ngo noneho nimuhimbaza Imana, mugende muyirangururire, muyihimbarize iby'imbaraga yakoze. Simatinda aho ngaho, kandi koko bene data, Imana yakoze iby'imbaraga. Imana yakoze iby'imbaraga. Nababwiye igitabo cy'Umuhinde nasomye cyitwa ngo imikino y'Uwiteka. Nagisomye nshaka kureba umugabo wasuzuguye Imana, ariko asobanura ibintu Imana yakoze nk'iyikinira. Avuga gutoba konda asiga ku maso umuntu akabona, agenda avuga imikino nyine nko kwikinira, kwambura ubutwara ukabusubirana. We yabyita kwikinira. Aravuga ngo Imana uburyo ikora niyo yabikora nk'iyikinira, birakunda. Imana, Yesu yahamagaye Lazaro. Reka mbabwize ukuri, ugeze hano i Rusororo ugahagarara ku gituro cy'umuntu uri kumwe na bene nyiracyo, warangiza ugahamagara amazina ukamubwira uti ngaho ngwino nshuti yanjye, mbere y'uko aza. Kandi mbibutse ko n'amategeko mboneza muba umuntu washinyaguriye umurambo. Ariko Yesu ari kumwe na Mariya na Marita, Abayuda baraho, uti Lazaro we. Kandi Marita amaze kumubwira ngo iyo uba uhari ntabwo yari gupfa, ariko waraza abereka ko Lazaro akiri hafi. Umuhinde rero yabyanditse nk'imikino y'Imana. Uti gukina kw'Imana bihamagara uwapfuye akabaho. Mu gice yise kuzurwa n'ubupfu bw'Imana, naragikunze cyane. Avuga ubwenge bw'abahanga, avuga imbaraga z'abakomeye, ukuntu imbaraga z'ibihugu ari ibisasu, avuga ukuntu igisasu cyica abandi kibanza nyiracyo. Arabivuga, arangije avuga gukomera kw'Imana. Aravuga ngo gukomera kw'abantu nuko bica benshi, aravuga ngo ariko gukomera kw'Imana nuko yazuye. Ndabyumva. Umuntu nawe ni isanzure. Umuntu ni isanzure rinini rigari. Hanyuma rero icyo nagendereye ku isanzure, isanzure iri tureba, isanzure ntirifatika. Abantu benshi baryita ubusa, niko abantu benshi baryita. Mu Gifaransa tubyita netre. Netre rero, netre ntabwo ari ubusa. Fizikoma netre si ubusa. Ngeze ku ntego yaho nasomye kugira ngo dusenge. Icyo twita netre ntabwo ari ubusa. Isanzure twita ubusa
cyangwa aha hari ibidafatika niho ibifatika binyura, ni naho biberaho. Imana ifashe mu nyumvire mu mwuka. Aho muzi hari ibidafatika niho ibifatika biberaho. Kabiri, aho muzi cyangwa mwumva hari ibitaboneka. Pawulo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo twebwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Nakubaza ngo ko ari mu isi igaragara, arareba ibitaboneka gute kandi bitaboneka arabibona ate? Mwagiye cyangwa muracyari hano? Muracyahari? Ibitaboneka abireba ate? Hari ijambo umunyashuramukazi yavuze, yaravuze ngo ndimo ndareba umukunzi wanjye, ngo ndamubona ngo amagare ye ngo ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo, amuvugaho amagambo menshi. Baramubaza ngo umukunzi wawe umureberahe? Aravuga ngo ndimo ndamurebera mu kadirishya. Bashakisha idirishya ntibamenye iryo ari ryo. Aravuga ngo n'ijwi rye ndaryumvira mu mbariro. Akadirishya spirituel magasobanura iyerekwa, kuko Imana ntijya ikingura umuryango w'ijuru ngo itwereke ibiri mu ijuru no mu migambi yayo. Na kadirishya tureba duhagaze inaha, ariko tukareba ibiriyo. Ni mu kadirishya nyine turarunguruka. Uwanditse yaravuze ngo nubimenya ngo amenyaho agace. Nako tuba twarebeye mu kadirishya. Hari igihe rero Imana igikuraho akadirishya, ukareba umuntu w'umugaragu, ukabona ari igikomerezwa mu isi y'ibizaba by'Imana. Wamureba ukabwira umuntu urwaye ari gupfa, muganga yamubwiye ngo itahire, ukamureba ukamubwira ngo Uwiteka aravuze ngo urakize, aragukijije. Ibi bintu mu isi y'ibigaragara ntibishoboka. Kuza gusa muganga yarakoze, yavanze imisemburo, akora ibintu runaka, atera umuntu, biranga, gusama inda biranga. Wowe rero ukazana ibiganza, ukazana ibiganza warangiza ukamurambikaho ukavuga uti ndemye umwana nkande se nkande. Umuntu yarize araminuza, ni dogiteri, yicaye ku isomo ryiga ibyo bintu, abona karipfunditse urura rwaranyereye, abona ntibikunda, abona spamu zizabaye amazi ntibyemera. Wowe uraje uvuye hirya iriya ngo kuko wapfukamye samatare na kizabonwa, uraje gusa ngo kuko wasenza yitatu kabuga vire, warangiza ngo ndavuze ngo ande. Mwisanzure ry'Imana igira abafatanya bikorwa. Haleluya! Urakoze. Imana igira abafatanya bikorwa. Umva uburyo yavuze, yaravuze ngo abona amenye kera. Narabahamagaye, maze kubahamagara ndabatsindishiriza, maze kubatsindishiriza mbasiga ubwiza. Hari abantu barenoited, basizwe, Imana irabanogereza. Umva uko Bibiliya ivuga. Impamvu nitije isanzure, isanzure mu buzima busanzwe hari imibumbe itabaho ibiremwa nk'ibi biri hano. Umuntu nkanjye ugerayo ngahita numa simbore nkuma, kuko umwuka mpumeka nturiyo simbore. Niyo mpamvu mwagiye mwumva ngo abantu bakomeye ngo bagiye bagura ngo imva ngo ku kwezi, ntabwo imirambo yabibora. Nicyo bashakaga kujyayo, kuko ubuzima budutera kubora nta buriyo, nta buhari. Nyamara aka kantu karabafasha, ni mu nyumve. Mu isanzure ryo mu mwuka, Marita yarebye Yesu, yaramurebye, azana amavuta. Ni Mariya azana amavuta ayasuka ku birenge ye ku mukondo, ariya bita narada. Ni amavuta batunganyije, Mushumba yahatubwiye Bosco, ni amavuta batunganyishije umurambo wa Yosefu kugira ngo utabora ukanuka.
niyo mavuta bajyaga batunganisha imibiri y'abapfuye bagapfa bakuma ntibabore. Kuyasuka kuri Yesu byari bivuze ngo ubwami bwawe buzahoraho ntabwo uzabora. Bwari ubuhanuzi bukomeye bw'uko atazigera abora, ariko noneho ayasuka ku birenge. Ku birenge bivuze ngo ubutumwa buzahora ari buzima. Ni bubisi. N'uyu munsi ni bubisi. Namwe muzandebere, usoma Bibiliya ku wa mbere ukaryoherwa nayo, wayisoma ku wa kabiri wa murongo ukongera ukaryoherwa, wayisoma ku wa gatatu ukongera ukaryoherwa, kandi memu verse utigeze utaruka ngo usome undi murongo umwe ukawusoma ugafashwa, ukahasoma ukongera ugafashwa, ukahasoma ukongera ugafashwa. Ejo maze imyaka nigisha kuri Daniyeli mukunda ku buryo naracukumbuye ndeba izina rye risobanura iki. Ari muri Babuloni yakoreraga he, ndahareba ndahabona, ndabisobanura ndabibwiriza. Ariko n'ubwa mbere ejo bundi nahishuriwe iry'inyaga rya Farawo, agafata abana b'ibwami akabanyagira ibwami. Uwanyazwa ku ibwami akanyagirwa ibwami ntabwo ajya amenya ko yanyazwe. Kuko ntabwo ibwami barya imvungure. Ibiryo yaryaga iwabo n'ubundi abibona aho yagiye. Kandi ari umunyagano. Hari abantu tujya tunyagwa bakanyagwa bakuwe ibwami, noneho bakajyanwa mu bundi bwami ntibamenye ko banyazwe kuko ubwami bwabanyaze bubitayeho. Ariko Daniyeli agezeyo yaravuze ngo iyi ntebe ntinkwiriye, nzi itandukaniro ry'intebe y'iwacu niyi. Nkunda ukuntu yahakanye ibiryo, aravuga ngo sindya ku biryo by'umwami. Hari igihe umuntu ajya avuga byinshi akasa nk'ugira, ariko reka mbabwize ukuri, Daniyeli yaranyigishije ndapfa nkajya nisetsa. Murabyibuka meruka kuza kwiyumvira ijambo ry'Imana, kandi mujye mutureka n'ukuri kose, mujye mutureka tuze twiyumvira ijambo ry'Imana. Barokore mwarabikabije, bantu baraza bakiyizira ngo baje bakererewe, kandi hari igihe atarabiteguye kuza akumva umwuka aramuhase akizira kumva ijambo ry'Imana. Umuntu ubundi akererwa, mwashyizeho igihe kingana iki cyo kuba yahageze? Mutureka twiyumvira ijambo ry'Imana. Meruka kuza mpura naryo umugabo anyigisha ibuye ndapfa we, yanyigishije ibuye. Nono ikintu cyandangije kuruta igihe nahereye nsoma Bibiliya ngo igitare cyagendanaga nabo. Yewe data we, yo uburyo bimutse igitare kikagenda. Isoko y'amazi Imana yabika mu ibuye mu rutare, Mose akubiseho amazi aradudubiza, igitare kikavuga ati n'ubundi mwanyweye ariko ejo muzongera munyoterwe, ubwo mugiye tugende. Yewe data we, ijambo ry'Imana riraryoha. Arangije uti Yesu we fatira ibuye urihindura umutsima. Arangije avuga ibuye, aravuga ngo turengeho turigire umutsima, ibyo kurya by'inda rimwe. Ewe data we, ijambo ry'Imana riraryoha. Rero Marita nicyo yarakoze, ubutumwa budacuya butabora, amavuta ya narada. Ayo mavuta rero atuma n'igipfuye kitabora. Namwe murebera igihe twanywereye amaraso ya Yesu, igihe twahereye amaraso ya Yesu, amaraso ntavura. Kandi nta maraso, iyo umuntu amaze gupfa ni iminota 7 yonyine, 7 gusa amaraso yo mu bwonko agitera, nayo mu mutwe gusa. Mu mutima immediately amazi ahita yicangura agatwara yakara, ari yavamwo bya bintu ze bindi anuka agira ate, agatwara ryakara. Tera Yesu icumu havuyemo amazi avanze, nuko yari amaze guca, niyo mpamvu mu mutima we havuyemo amazi. Yari amaze guca bateyemo icumu. Biological mabiriya ni ibintu biri normal. Amazi yaretse ku ruhande, kuko amaraso agira amazi akagira amavuta akagira n'iriya kara, biricangura rero kuko amavuta n'amazi ntibibana bitari bizima. Amavuta ajya ku ruhande akabora, amazi nayo akajya ku ruhande akareka, ku buryo iyo byongeye kunga ubumwe. Abaganga barabizi, icyo bita kanseri ntabwo ari indwara imwe, ni uruhurirane rwa virusi rurema indi virusi bita kanseri. Aba ari konsere nyine, biva ku guhuza kw'amavirisi. Rero Yesu bateye basanze amazi amaze kwicangura, yo
aturikana n'andi maraso atigeze avura. Aturukahe? Biologically ariya maraso atinda kuvura umuntu yapfuye n'ubudahangarwa bw'umusokoro. Umusokoro ubukiri kuvubura, kuko umusokoro muwita ngo iki? Niko dogite mbwira. Nawo tuwita soul. Umusokoro ni urema amaraso. Bajya kuvuga rero ubuntu, bavuga ubuntu, icyo bita grace, kiva kuri grace y'ibinure byo mu maraso, amavuta yo mu maraso. Kuvuga rero ngo ni ubuntu ngo yamviriye amaraso yo mu mutima, ni ukuvuga ngo umutima wa Yesu wari waciye, ariko inkomoko y'ubuntu, kuko imisokoro niyo ivubura amaraso, inkomoko ye yari igikora. Amaraso n'amazi biratemba, ku buryo amaraso ya Yesu upfuye yaje adafite inzika, ataje guhora inzigo y'umwicanyi, aje gukiza ubusembwa, aje gukiza ubumuga bw'umusonga. Baravuga ngo ni ubuntu. Grace it ntabwo ubuntu ntabwo ari ubusa. Ubuntu si ubusa. Rero isanzure kugira ngo umuntu atelefone undi. Ndashoje. Ni amakonegisiyo duhuza y'inaha, ariko adafite nubwo muzi ngo iminara y'amakonegisiyo yaba inaha, ariko nimvuga ihuriro ry'iminara yo mu isi ntabwo ari mu isi, iba mu isanzure, mu byogajuru biba byarazamuwe. Ngeze aho nshaka kubabwira nk'abanyamwuka tugasengana. Amakonegisiyo y'iminara ntabwo ava inaha, ahubwo bashyiraho iminara ngo bahuze amakonegisiyo yageze inaha. Ese ubwo muri kunyumva? Ntabwo amakonegisiyo y'iminara ava inaha, bashyiraho iminara kugira ngo bahuze amakonegisiyo yageze inaha. Ariko ubundi amakonegisiyo aturuka mu isanzure, ku masetirayiti, satelite. Iyo tuvuga setirayiti ni ukuvuga ngo dushyire ku mucyo, dushyire ibintu ku mugaragaro, na bimwe bitabona tubishyire ahabona. Iyo tuvuga ngo internet ni ukwinjira mu isanzure. Mwebwe hamwe mwitubusa, hari abantu bashaka kwinjirayo bakahakorera. Ubu iki kirere turimo tureba hano, tuvuga ngo izuba riravuye, ngo imvura iraguye, hahurira ibitekerezo by'umukire biri gukorosinga. Umukire agiye Dubai kurangura, umukene agiye mu byo yahombye. Iki kirere kirazenguruka, kibamo ibintu byinshi. Habamo nimero za Airtel zihura na CCT na Vodacom, zihura na Airtel, zihura na MTN. Ayo ma waves yose ahuriramo hano. Iyi minara ifite ibindi bintu mwebwe mutazi bitaboneka, ariko kandi telescope zireba zikabibona. Iyi si yisanzure ibamwe abantu muhura mubabona hano ari umuntu muzima, ariko ibitekerezo bye bidahari. Ugahura n'umuntu yarasaze ari kwisetsa aganiriza n'abandi bantu. Mwisanzure warabaruzi kandi baranamwegereye, kandi ikindi nawe arakwegereye. Iri sanzure ribitsa abantu bafite ibintu kuntu, rifite abakene batungishije abandi. Kuko muri iri sanzure haba umuntu utagira inzi Kigali, ariko mu masezerano Imana yaravuze haba abantu bagenda badafite ibigaragara, ariko mu bitaboneka batunze byinshi. Ni isanzure ririmo akavuyo kenshi, ni isanzure rya danje. Kugira ngo rero abanyembaraga binaha bagere ku mbaraga, batunganyiriza ibibagira abanyembaraga, babitunganyiriza inaha, bagafata ibyogajuru bakabiha imibiri myinshi. Reka mvuga itatu. Umubiri wa mbere, icyogajuru kiwugurukana mu gice cya mbere, si nkivuga n'ubundi sibyo nje kubigisha. Cyagera hejuru kigata umubiri umwe, kigata umubiri wa kabiri, kigera mu isanzure cyambaye umubiri wa gatatu. Ni ukuri nimurebe uko byose biremwe, niko Imana yaremye abantu. Kugira ngo uyobore, kugira ngo ube umunyembaraga, ni uko uba inaha ngaha ubutware bwawe atariho buturuka.
kuko nubinaha ubutware bwawe buturuka inaha burarangirira kwa so w'umuhutu n'umututsi, ugendere mu ivanguramoko, ujye ukangisha abantu izuru, nurwara utake nk'abandi, nibakugonga ameneke nk'ay'abandi, nuvunika rikonyoke nk'iry'abandi, nurya umere nk'abandi. Nta mwiza muri mwese, narabibabwiye, uzi ko ari mwiza azanyemeza yanyweye ayo yoze. Umubiri ni umubiri, nta wanywa ayo yoze, n'ubundi umwambaro wawe wambara wera ukawambura wanduye nta n'uwagukozeho. Mwiza ushingiye kuki? Iyo ubutware bwawe buturuka inaha ushakira ibintu mu bifatika. Umva ukuntu rero Yesu avuga. Yahuye n'abigishwa mu gitondo cya mbere cy'umuzuko, arababwira ngo kuva uyu munsi nahawe ubutware. Ubu butware kubera iki Yesu yabuhawe kandi n'ubundi yaraje ari umutware avuye he? Nuko urupfu rwajyanye Yesu rwamukonekitinze n'ibitagaragara, rumuha ubutware agarukana mu biboneka. Abahagaze imbere arababwira ngo nahawe ubutware. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba kubanza gupfa. Haleluya! Kuko wapfuye ku byaha na kamere ahinduka ikindi kinyabuzima, aba ikindi kinyabubasha, aragenda akaba undi muntu udasanzwe. Ibi twirirwa tubeshya mu materaniro tukiyiriza ubusa, tukavanga amasengesho n'ibyaha, ubutware ntibukora. Ubutware ntibukora. Hari umugabo w'umuyuda wansekeje, yaransekeje. Ni umuyahudi, ni umusirikare, ariko w'umukristo kwera, uretse ko yayobyemo. Yarayobye, ariko ni umugabo wirinda mu migenzereze. Agenda nk'abaporo ba mbere. Poro wa mbere ni utwara igitabo hano cy'indirimbo, agatwara Bibiliya, agakubita ifunguzo hano, mwahura akajya gusuhuza ati amahoro ya Kristo, nta mpamvu yo kwicumuza, nta ku ruhande. Umuyuda nawe yagendaga neza yitwararitse, afite ya myizerere y'Abafilipine n'Abakoreya ngo iyo umuntu apfuye ngo ahinduka inka. Undi hari uwo babwiye ngo iyo upfuye ngo uvuye, niko babyizera, ngo iyo upfuye ngo uvuye ngo mu batware ngo uhinduka imana abandi basenga. Noneho nawe rero yitwararikaga ngo kugira ngo azabe imana itagira amafuti, akajya yitwararika atyo. Mwebwe ubwo ni mubyumva muragira ngo urwo si urupfu. Ubu dufite abantu hano mu iteraniro bapfuye urupfu Imana ishima. Hari n'abantu bapfuye urupfu Imana igaya. Hari umuntu Imana ireba yamara kumureba ikavuga ngo warapfuye. Warapfuye kuri kamere, upfa ku byaha, wapfuye ku bwoko, Imana ikakureba ikabona warapfuye. Pawulo yarabyirase, aravuga ngo iyi si ndebye ibona njyewe mbambwe, ngo kandi nanjye iyo nyirebye nyibona ku musaraba mbona ibambwe. Aravuga ngo tugenda iteka tugendana urupfu rwa Yesu Kristo mu mibiri yacu. Mvuga ukuntu ijambo ry'Imana rivuga, riravuga ngo ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane, ngo twinjijweyo n'amaraso ya Kristo, ngo binyuze mu mubiri wa Yesu ari wo mwenda wakingirizaga, kugira ngo tugere mu isanzure ry'Uwiteka. Turasabwa kubanza gupfa. Turasabwa kubanza gupfa. Turasabwa kubanza gupfa, kandi gupfa ni wowe ubigiramo uruhare, ni wowe wiyica. Urica kamere, wica imitekerereze idahura n'Imana. Ndagira ngo mbibabwire nk'uko ab'isi babivuze, urabanza ukazezengera. Muzarebe ahambere, uretse uyu munsi abantu batangiye kwiyoroshya. Mbere ahangaha nta muntu w'umunyamashuri wari kuzura umwuka wera ngo Imana imutume, never. Ntago byari gukunda. Imana yarakubwiraga ngo genda uvuge, wahuza n'imibare ukumva ntibishoboka. Yatuma umuntu utarize umubare, ubudogiteri butagonga, ibintu bya lisanse n'ibiki bidakubitaho, ibintu by'amanivo d'étude bitagonga, yamubwira ngo haguruka ugenda, agahita atambika. Nimwumve ukuntu Uwiteka avuze mu muhanda. We nta bintu bimusigaza inahangaha, mayindi ye nta ntambara, nta mibare, nta bintu by'ibimate arwana nabyo. Arahaguruka akubwira ngo Uwiteka aravuze. Ntabwo numubaza ngo avugiye, ngewe namwumvishe, nta n'impamvu yo gusobanura aho avugiye nuko avuze, birakureba uzaba ubisobanukirwa. Aba bantu narabakundaga, yarahagurukaga afite ijambo rimufasha akarisoma, yarangiza akababwira ngo umwuka basobanurire. Nta bintu byo guhangana. Bazi ko bose bayoborwa nawo, niba atanakuyobora wongera usabane nawo, umwuka gusobanurire.
hakongera akiyicarira. Hari abantu bapfuye batari bazima mu buryo bw'ibyaha. Ugera imbere wamubwira ngo ruswa, akakubwira uti no, ndi imbere ya Yesu. Mutagira ngo iyo Yosefu agera kwa Potifara agakomeza kuba muzima yari gukora icyaha, ariko yahageze ubuzima buzima ari uburi connected n'Imana. Aravuga ngo nubwo abagabo b'ibwami batari hano, ariko Imana y'Abaheburayo irahari. Umuntu wapfuye ku byaha asigara atitaye kubo mu isi, ahubwo yitaye ku bari mu ijuru. Abo mu isi ntuvuga ngo baramfata gute, urabareba ukavuga uti ni ibibareba, ariko ukavuga ngo imbere y'Imana ndagaragara nkande. Niho Paulo yavugiye i Roma arababwira ngo murabona mfite umutwe umwe ariko iyo ngira uwa kabiri nawo mukawuca kubera Yesu. Iyo umuntu yapfuye bafata ibuye bakamukubita nka Sitefano, aho kugira ngo ahindukirira abamukubisa babwira ngo murampora iki, akabona irembo rirakinguka. Mu kaga no mu makuba k'umuntu wapfuye akirundurira muri Kristo Yesu, ahabwa imbaraga zihanganira ububabare bwose ahura nabwo arwana n'ubukristo. Ubu dufite abantu bapfuye badashobora kwemera Yesu aseba. Arakubwira ngo naho ndiho naho napfa ntiwansebereza umwami wanjye, ntiwansebereza umwami wanjye. Arakubwira uti ntibishoboka. Abagande barabafashe bakajya babashyira mu myobo, bakabakamuza mashine katerepurari, bakabakamura nk'abakamura umutobe w'inkeri, babinjiza mu igufwa ryinjira mu wundi basunika. Mu gihe cyabo bita ba Mungu mwema ku bwa Idi Amin Dada, si kera n'ejo bundi. Barangije baramubwira ngo iyo tugira amababa nk'ay'abamarayika tuba tugurutse tukagerayo. Utabona ngo uku turi gupfa ukagira ngo twebwe uru rupfu turarutinya. Sanzure ry'Imana habamwe amazu arimo pe, arimo. Imana yavuganye nawe gutura, ntabwo yibeshye. Harimo amazu utitaye ngo ko hamwe wambwiye bahubatse baramaze n'ubusanzwe kugira ngo havugururwe inzu yubatse irasenywa, cyangwa kugira ngo hakorwe ikindi gishushanyo indi irasenywa. Mu isanzure ry'Imana harimo iby'Imana yageneye abayubaha. Mu isanzure ry'Imana ryera ni muri Kristo Yesu. Kandi muri Kristo ni umuntu uzira ibyaha badusengeye. Muri Kristo ni umuntu uzira ibyaha. Umuntu usengeye muri Kristo Yesu aba ameze nk'umuntu uri kurasa amabombe mu kibanza cy'ababishabi. Ndagira ngo dusengane. Sinzi ibyo wanyazwe, sinzi abaguteye, mbega mwadushyiriraho umuryango tugasenga. Jambo ryaravuze ngo mwe kwifata uko mutari, genda uko uri, hanyuma Imana yakugize uko ifite ibyo yakugeneye. Ndagira ngo umuntu turi kumwe uri kunyumva usinzirize ku maso. Badusengeye ku byaha ntitugiye kwihana. Hari urusaku rukuraje inkera uraziraye kubera urusaku. Ndagira ngo nkubwire ngo urwo rwakuvugirijwe rwageze no mu matwi y'Imana. Hari ibirenge byakwirukankanye, umutima wawe warahabye, warahabutse. Ndagira ngo nkubwire ngo ayo maguru yakwirukankanye yanyuze imbere y'imbone y'amaso y'Imana. Ndumva nakubwira ngo byose Imana yarabibonye. Ndumva nakubwira ngo Imana irabizi. Shaka kukubwira ngo ibiganza byagufashe bigufatiye imbere y'amaso y'Uwiteka. Mu magambo makeya witonze, reba ibintu byari byarakuboshye, ureba ahantu wari warananiwe kurenga, ubibwire ngo ngomba kugera mu cyanya cyanjye. Hari aho ugomba kubura inshuti yanjye, hari aho Imana yagennye. Mu isanzure ry'abantu habamwe uburiganya, umuntu akagutuza mu butaka butari ubwawe. Ariko mu isanzure ry'Imana nta buriganya bubamo. Imana ijya inyuranya amaboko nk'uko yabikoze kwa Efurayimu na Manase. Imana ninyuranya amaboko ikugeza aho wagombaga kuba uri. Mwihangane, ntabwo ari ukuvangirwa. Hari intebe zacu abandi bicayeho. Imana yabibwiye umugabo witwa Kuro, iramubwira ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Hari umwambaro wawe, hari impeta zawe, hari ubuturo bwawe, hari ibyishimo byawe biri kunezerwa n'abandi. Uwiteka gutuze mu cyanya cyawe, ibirenge byawe bihagarare mu cyanya cyabyo, amaboko yawe atunga ibyayo.
ufata icyo wagatunze. Umwana wawe atunga ubwenge bwe, ubwo bamwabuye bakabujyana, ubwo ntituzi uko byagenze, ariko tuzi uko byagenda bukagaruka. Imana yabigiramo uruhare, Imana yabigiramo uruhare. Haleluya! Sinzi uko byagenze ngo unyagwe, ariko nzi uko byagenda ngo usubizwe ibyawe. Nuko Uwiteka yahindukirira amaboko yakunyaze. Imana ikurikira ibirenge byari bigukurikiye. Imana ihindukirira amagare yakwirukankanaga. Imana ihuhe mu nyanja yakubuzaga inzira. Haleluya! Imbere yawe ufite abapfumu b'abagurano, ufite abahanuzi baguzwe bari nka Baramu, wasabye kuva mu bwoko bw'Imana ngo nibunyura mu gihugu ndibuhanyurana umugisha. Ntimugire ngo yabavumaga ngo batahagera bakahatura, n'ubundi nta gature yari ihari. Yari ari kubavuma kugira ngo bazagere iyo bajya baranyazwe. Hari abantu bavumwa bakagera iyo bajya baranyazwe, bagashaka umutima barabavuyemo, bakabyara ubumuntu bwarashize. Ariko uyu mwanya Imana yimye Baramu imbaraga n'ubutware ku Bisiraheli, nawe yongere kwimane. Imana yatanze umugisha mu mwanya wo kuvuma, nawe yongere guha umugisha ititaye ku magambo yavuzwe. Ntabwo Imana yahaye Abisiraheli umugisha ari uko Baramu atakivuma. Yabahaye umugisha Baramu akiri ku musozi, yabahaye umugisha Baraki akitegereje abavuma, yabemereye intsinzi y'Uwiteka bakiri aho bashakaga ko bacogorera. Uwiteka anyuranya amaboko agushyiraho ugomba kuburi mu isanzure ry'Imana wavugiriza impundu, mu isanzure ry'Uwiteka wabonera imirimo, mu isanzure ry'Imana wakirira indwara, mu isanzure ry'Imana harimo pièce de rechange z'amagufwa arwaye, harimo imitsi, harimo amaraso. Mu isanzure ry'Uwiteka harimo ubundi buzima, harimo indi mibereho, harimo indi mibereho, harimo indi mibereho, harimo indi mibereho, harimo ubuzima bw'uwapfuye. Wambwira ko imibereho ya Lazaro yari irihe? Ubuzima bwa Lazaro wapfuye bwari burihe? Lazaro wapfuye yashyinguwe mu bantu, ashyingurwa mu gituro, ariko Lazaro muzima ari mu isanzure ry'Imana, ku buryo Imana ifata Lazaro muzima ikamusubiza mu mubiri, umubiri ukava mu gituro. Hari ibyo wapfushije, ariko mu isanzure ry'Imana habamo ubuzima bwabyo. Imana igusubiza ubuzima bw'ibyo wabuze, igusubiza imibereho y'ibyo wabuze. Imana yongera ikugarurire. Nasomye ijambo ry'Imana, ni Imana yabivuze. Yaravuze ngo nzabashumbusha ibyanyu inzige zariye, ibyo kagungu n'inzukira byariye. Aravuga ngo nzabibashumbusha, nzabibasubiza. Imana ibibibitse. Hari ahantu Imana yari yarabitse urubyaro rwa Yobu, yaramusubije ari rwiza. Hari aho yari yarabitse umukumbi. Imana igushumbusha. Nyikiriza cyane. Haleluya! Imana igushumbusha. Ibyishimo utishimye ntabwo byashize mu bubiko bw'Imana. Ntabwo amahoro yawe yarangiye mu bubiko bw'Imana. Ntabwo umugisha wawe warangiye mu bubiko bw'Imana. Mu isanzure ry'Uwiteka haracyarimo ibikwiriye abubaha Imana, harimo ibikwiriye abubaha Imana. Iryo sanzure ntirirogwa, telesikopi ntihareba, nta satelite ijyayo. Amakuru yaho azwi n'ababana n'Imana neza gusa. Igeno ry'ibiriyo riri ku bantu bubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka. Imana iguha ibyo mu bubiko bwayo mu izina rya Yesu. Amen. Ese muracyari materaniro yo kuremeramo ibintu bidasanzwe? Haleluya! Imana ishimwe. Tugira gutya ya Karaba. Ndashaka ko wowe ukurura ibintu utari kubonesha amaso yawe, ubibwire ngo nubwo ntababona mu isanzure ry'Imana muriho nabimenye, kandi simvana abacyuye ndabataha n'Uwiteka yabanyemereye. Ko mutari kuvuga ngo haleluya, ko mutari kuvuga ngo abantu bari kwakira icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo, dushamburiye dusakuza twese tuvuga ngo haleluya.
kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe kuri twebwe wasezeranye natwe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza we ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe dusezeranye wasezeranye natwe isezerano ko tutazakureka Yesu turakwemera ubu hari abantu bataratahura ikintu turi gukora ariko Imana yigeze ibwira umwami Yoshafati iramubwira ngo zana abaririmbyi baririmbe gusa witegereje abanyagiputa maze urabatungura urabitegereza bacikamo igikuba urongera urabahindukirira ukura inziga ku magara barengeraga Abisiraheli babakuye mu maboko ya Farawo babamukije inyanja itukura kuko uhereye kera uri Imana itaneshwa turakwemera haleluya tuzamura ibiganza imbere y'Imana gatoya Imana ihimbaza shimatara sikarama Imana iri gukora ibintu hari ingabo zatangiye gusubiranamo hari ingabo zatangiye gusubiranamo gutana mu bakajwiga hari ingabo zatangiye gusubiranamo dusenge ndagira ngo dusenge ubwari data wabivuze bizoshika ubwari data we ubwari data wabivuze apfa kuba yaravuze ubwari data wabivuze bizoshika haleluya Imana ishimwe n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara imvugo yiwe ni ihame tegereza umunsi n'isaha ubwari data wabivuze bizoshika n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye ntawe ushobora kugara ibyo yavuze no kubikora agiye kubikurikirana bikure mu isanzure ye bikugereho ereje gusingira icyo wambwiye ni kenshi nakumvise umutima wanjye urakwize nami ndategereje gusingira icyo wambwiye
ikeshi nakumvise umutima wanjye urakwizera mwami we mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye ikeshi nakumvise umutima wanjye urakwizera mwami ndategereje we mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye ikeshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye wanjye urakwizeye nani wanjye we umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye mana umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye. Haleluya. Amina. Shima Yesu. Amina. Kala sakota libinifa. Imana iri gukiza abantu indwara zikomeye zifite amazina yo kudakira. Kutanyumvise kandi ubwo ukaba tuyizeye. Imana iri gukiza indwara zikomeye zifite amazina yo kudakira muri riteraniro. Imana iri kuzikiza izo muzi zahitanye abandi, Uwiteka azikijije abantu bateranye uyu munsi. Topisa tro elasegrom. Enifoza dote kisando de bele. Imana yishuriye abantu amadeni y'amazu yo kubamo. Muri riteraniro Uwiteka mwisanzura rye yishuriye abantu amazu yo kubamo, amazu babamo. Uwiteka arabivuze. Tuzamura amajwi yacu dusenga katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Uwiteka azatuma amaboko y'abasingira icyo Imana ikoze muri riteraniro katika jina la Yesu Kristo. Ibyiringiro byawe nibizamuka bisingira icyo Uwiteka yavuze. Ibyiringiro byawe nibizamuka bisingira icyo wasabaga Imana. Iriteraniro Uwiteka ndememe ibintu bikomeye. Amaboko yawe akwiye kwitegura kwakira imirimo ikozwe n'amaboko y'Uwiteka. Ukwiye gutera intambwe zawe ukava aho umaze igihe, aho abantu bakumenyerereye, abantu bakubonera iminsi yose. Ukwiye gutera intambwe ukahinduka, kuko mu buryo bw'Imana butagaragara Uwiteka yamaze kukwimura katika jina la Yesu Kristo. Munyantege nkavuge ngo ndakomeye, munyantege nkavuge ngo ndakomeye, urwaye avuge ngo ndakize, ukennye avuge ngo ndakize, ufite ibibazo avuge ngo birakemutse. Uwiteka yumva amasengesho, Imana isoza amasezerano. Uwiteka niwe ukurikirana imvugo ye katika jina la Yesu Kristo. Birashoboka ko Shahibini fotakinima, shahibini fotra kodemene fotra. Turagushimiye Elohim. Mana katika jina la Yesu Kristo. Turagushimiye uri Imana yacu. Uri Imana ifite imbaraga. Twinjiye mu bwinjiro bw'ububiko bw'Imana mu isanzure ryayo. Gufata ibisubizo byacu. Katika jina la Yesu Kristo. Tugeze mu mwanya wo gutahana igisubizo cy'ibyo wasengeye. Tugeze mu mwanya wo kubona icyo Imana wayisabye. Tugeze mu mwanya wo gusohokana amashimwe. Tugeze mu mwanya wo gukira indwara. Tugeze mu mwanya wo gutahana igisubizo. Imbaraga z'Imana zamanutse, imbaraga ziguhesha ibyawe zamanutse, imbaraga zigukiza uburwayi zamanutse. Twakiriye impinduka mu bana bacu, twakiriye impinduka mu bagabo bacu, twakiriye impinduka muri bizinesi yacu, twakiriye impinduka. Hari ibyo Imana irimo igenda ikora. Imisozi irayirituye, 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 imisozi irayirituye. Twakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Musozi w'ubugumba, musozi w'ubushomeri, musozi w'uburwayi, musozi wo gukodesha, musozi w'uburwayi, turawuritura, ritura, segukoma mu mashi, segukubita, kubita, ritura wa musozi, ritura wa musozi, imbaraga zose z'umwijima zite, imbaraga zose z'umwijima zakundira ibintu byawe, imbaraga zose z'umwijima zagufatira ibisubizo, imbaraga zose z'umwijima zagufatira ibisubizo,
wamugereye imbaraga zose z'umwijima zifata ibyawe katika jina la Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikoma wa kanseri we wa muvuduko we wa ndwara we rekura zeto prifodra shaibino fa topito nika zone protokota turachiriye achira mama achira igisubizo cha achira kazi achira ubuzima achira igishoro achira gukira achira rena sakatara bro zenedo praigone fadema edo repro elefo zamuri cyubahiro cima zamuri cyubahiro cima muri ibyo biganza byawe hari ibintu byatangiye gushirwamo achira umugisha muri ibyo biganza byawe ndabona envelope amabasha arimo ahabwa abantu ndabona amabasha muyahabwa achira igisubizo cyawe waradepoje biranga ariko uyu munsi biremeye warasabye akazi baraguhakanira ariko biremeye muganga yateyeho kashe kiyo ndwara itakira ari kirakize ndahanura mu izina rya Yesu urakize nonaha tanga abandi utere haleluya sawa katika jina la Yesu tega amatwi wumve wowe pipa la sobra elefo ndashaka umuntu wese uri hano umuntu ufite perime idafite akazi umuntu ufite ibyangombwa afite ari gusengera bizamure twagiye nta kirimo nubyumve nutabyumva bireke tugendane nabo zamura perime yawe zamura ibyangombwa byawe tuguhesha akazi utawubonye akazi hari ikindi waje gushaka zamura nufite icyangombwa kiri kuri telefone uzamure telefone ndabona abantu mutaha mubonye ibisubizo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo niba umwami uyoboye igihugu ashobora kuvuga ijambo rigasubiza abaturage bose batuye icyo gihugu ntago ijambo rya Yesu rinaniwe kubasubiza mwese murataha musubizwa mu izina rya Yesu murataha musubizwa mu izina rya Yesu zamura ibyo nagusabye Mana mu izina rya Yesu iyi perime nyihesheje akazi ibi byangombwa ndabisinya ibi byangombwa ndabihesha agaciro muganga yarasinye nga muganga ariko ndavuguruza iyo myanzuro ndatanga ubuzima ng'Imana ishoboye byose ndatanga ubuzima kuko waduhagaritse hano duhagaze mu mwanya dukwiriye guhagararamo duhagaze mu isanzure yacu turategeka mu izina rya Yesu abantu babona akazi abashomeri ndabirukanye abashomeri ndabirukanye bakira ibisubizo byabo ndabasinyira akira gusinyirwa imbaraga z'Imana ziguhesheje akazi akira akazi urabiremye Elohim urakoze tera haleluya ebyiri zishoreranye power fotra elefo haleluya sotra ela umva Imana ihimba katika jina la Yesu komera Imana amashyi mu izina rya Yesu komera Imana amashyi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rifite imbaraga mu izina rifite ubushobozi urakoze Yesu urakoze Elohim urakoze El Shaddai urakoze Jehova turagushimiye urakoze dushimye nk'abahamya neza ko bakiriye harimo abantu bagera kuri 17 bafite ikibazo cy'umutima Imana ikijije muri aya materaniro komera Imana amashimana iragucishije none ahangaha acira gukira Imana ivuganye na Zopito Lesta Elagro komera Imana amashyi mu izina rya Yesu.